Yes, nongeye ngwaye ikaze kandi ndanagusuhuje udahema kudukurikirana umunsi ku munsi gatanu ku kandi hano kuri AP Empire. No muyoboro bageza amakuru yose agezweho, amakuru ari gutraining ndetse n'amakuru mutarakura ku bindi binyamakuru, aho tubashakira amakuru atohowe ndetse amakuru mutaragezweho n'abandi bantu kugira ngo tubapdating mu bintu byose bigezweho, mumenye aho isi igeze. Rero ngira ngo muribuka neza ko mu minsi yashize mu gihe kingana n'amezi menshi ashize umuhanzi Vestina waje kuba wanakora ubukwe bukaza gukundwa n'abatari bakeya, ndetse ubukwe bw'agatangaza cyane, aho byaje kuba byashimisha abantu batari bake, harimo abakunzi babo, aba diaspora ndetse n'abandi bantu bakurikirana indirimbo zabo, dore ko bari batangiye kwagura isoko. N'ubu ngubu akaba ariho akaba aricyo gihe barimo, cyangwa se ariyo gahunda yo kwagura isoko, kuko basigaye bakora indirimbo ziri mu rurimi rw'icyongereza ruvanze n'igiswahili, mu buryo kugira ngo bakundwe ndetse batangaze bakwirakwiza ubutumwa bw'Imana binyuze mu ndirimbo zabo ku bantu bumva ururimi rw'igiswahili, icyongereza ndetse n'abanyarwanda muri rusange, kuko abanyarwanda basigaye barajijutse ndetse basigaye bazi indimi, kuba barakunzwe n'abanyarwanda mbere bagitangira gukora indirimbo z'ikinyarwanda, nyuma bakaza kwagura isoko. Nta kintu gitangaje kirimo, kuko n'umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Israel Mbonyi yarabikoze kandi aracyakundwa, ndetse n'indirimbo ze ziracyumvwa n'abanyarwanda. Gusa ubu ngubu Shimwe Vestina, cyangwa se Vestina wari umaze igihe kinini atagaragara ku mbuga nkoranyambaga, gusa aho bari baheruka gusohora indirimbo yari imaze kuba yakundwa n'abatari bakeya, kuko kuri account yabo ya Instagram, cyangwa se account no kuri account ya YouTube banyuzaho indirimbo cyangwa se ibihangano byabo yitwa MIA Music, imaze gukurikiranwa n'abarenga miliyoni, ndetse bakaza kuba ari bo bahanzi b'indirimbo za gospel mu Rwanda baje ku mwanya wa kabiri bujuje miliyoni, nyuma ya Israel Mbonyi ndetse ba Vestina bagakurikiraho, nubwo umuhanzi witwa Meddy yahoze mu ndirimbo za Sikira, ubwo babaye ba gatatu, aho ba Vestina baheruka gusohora indirimbo yitwa Kisima, ari indirimbo basubiyemo yari bakoze ari Kinyarwanda, baza kwisubira mu rurimi rw'igiswahili kugira ngo n'abantu bumva ururimi rw'igiswahili babashe ko bayisobanukirwa ndetse banayumva. Ibi byatumye baza no kuba banayisubiramo kugira ngo baze kuba bayireba. Gusa ni ibintu byinshi biri kugenda bivugwa kuri Vestina, ndetse kuvugwa ku bantu batandukanye, aho bagiye abantu bari kugenda bagaruka ku nkuru ivuga ko Vestina ashobora kuba yabyaye. Gusa ibingibi bikaba bitaremezwa neza, abantu benshi bakaba bagiye mu rujijo. Gusa ngira ngo muribuka ko mu gihe cy'ubukwe, bugiye bakoraga ubukwe bwo mu murenge, nta muntu wigeze abimenya, ndetse n'abantu batangaje iyi nkuru byaje kuba byatera urujijo. Abantu benshi baza kwibaza impamvu Vestina, nk'ukuntu mamuzi ari umuntu mutoya cyangwa se akiri umwana, bagira urujijo guko yaba yashatse cyangwa se yasezeranye mu murenge. Gusa biza kuba byamenyekana nyuma ko Irene Murindahabi, cyangwa se ubareberera inyungu, yaje kuba yabigira ibanga mu byo kugira ngo hataza abanyamakuru cyangwa se hataza akavuyo k'abanyamakuru k'itangazamakuru, kuko ba Vestina ni abantu bakundwe cyane, ndetse ni abantu bakurikiranwa n'abatari bakeya. Ubwo rero byari guteza akavuyo ku murenge, ndetse biza kuba byangombwa ko Irene Murindahabi abigira ibanga mu buryo kugira ngo agabanye akavuyo ndetse arwanye akavuyo k'abanyamakuru, kugira ngo ibirori by'ubukwe cyangwa se gusezerana mu murenge bize kuba byaba mu mucyo ndetse no mu mutekano, nta kavuyo gahari. Rero ni ibintu byagiye bigarukwaho byibazwaho, aho umubloga cyangwa se umu-influencer ukoresha urubuga rwa Instagram witwa Blessing ashyize hanze post, yarashyize hanze post nimugoroba, posting avuga ko bivugwa ko Vestina yabyaye, ndetse ashobora kuba yibarutse umwana. Gusa abantu benshi bakagenda babigarukaho bavuga ko
iyi nkuru yagiye itera abantu benshi urujijo. Nagiye mbona ko n'abanyamakuru batandukanye harimo Anita Pendo n'abandi batandukanye bagiye batanga ibitekerezo kuri iyo nkuru bavuga ko ibi bintu niba bishobora kuba ari byo byaba ari byiza, ndetse baba bafirije kugira urubyaro rwiza ndetse no konkwa, ndetse ngira ngo ni icyifuzo abantu benshi bifuriza umuntu wabyaye ngo ni mwonkwe, niko abantu benshi bavuga mu muco nyarwanda, ndetse benshi bagiye bamwifuriza kugira amashereka yo konkwa, ndetse bamwifuriza banamuha felicitation kuba yabyaye, ndetse nubwo inkuru itaramenyekana cyangwa se itaremezwa neza n'abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa se n'abanyamakuru, bagiye bavuga ko niba ari ibya nyabyo ibintu bishobora kuba ari byiza. Ngira ngo murabizi ko Vestina amaze iminsi atagaragara ku mbuga nkoranyambaga, akaba ari byo bintu biri gutuma abantu benshi batekereza ko iyi nkuru ishobora kuba ariyo, ndetse bakabigeranya n'uburyo mu minsi yashize no gukora ubukwe bwo mu murenge byari byabanje kuba byatera urujijo, gusa biza kuba byemezwa na Irene Murindahabi ko bari basezeranye bashyira hanze amafoto. Ibi ngibi bikaba ari ibintu bikomeje kugenda bitera abantu benshi urujijo, gusa benshi bakagenda bayemeza, ndetse nagiye nsoma comment kuri iyo post ya Blesslink, mbona nta muntu n'umwe wayakanya, ahubwo benshi bakagenda babaza ahantu yakuye amakuru. Gusa aba blogger ngira ngo n'abantu maze kuba nafata nk'abantu babacukumbuzi, abantu baba batari inkuru zidasanzwe, kandi wakurikirana neza ugasanga inkuru bavugaga ni inkuru za nyazo, ndetse ni inkuru abantu benshi bari bananiwe gusobanukirwa, ndetse aba blogger bari abantu bamenya inkuru bwa mbere. Gusa ashobora kuba yabibwiye n'umuntu uzi amakuru neza, akaza kuba nawe yabipostinga ku mbuga nkoranyambaga, ndetse abantu benshi bari kugenda bavuga ko iyi nkuru niba ari ya nyayo, Vestina bagomba kuba bamwifuriza felicitation kuba yabyaye, ndetse kuba yanagize umwana. Gusa hari amafoto yagiye acara ku mbuga nkoranyambaga agaragaza Vestina mu bitaro, umugabo we ateruye agahinja, akaba ari ibintu abantu benshi bakomeje kugenda bagarukaho. Gusa nubwo twayifashishije, birashoboka ko ari AI cyangwa se akaba ari ya nyayo, kuko muri iyi minsi ibintu bisigaye teye imbere, ndetse bisigaye byaragiye ku rundi rwego, kuko AI isigaye ikora ifoto ukagira ngo ni ya nyayo kandi ari AI yayikoze. Gusa ifoto twakoresheje twayikuye ku mbuga nkoranyambaga, ndetse abantu benshi bagiye bayivugaho mu buryo butandukanye, bavuga ko bishobora kuba ari ibya nyabyo cyangwa se bishobora kuba ari inkuru ya nyayo, kuko nubwo Irene atarabitangaza biri buze kuba byajya hanze, anyumuza ayo makuru ndi cyangwa se ayemeze, kuko natwe nicyo gisubizo dutegereza kugira ngo tuze kuba twaba updatinga mu makuru ya nyayo, ndetse tubamenyeshe inkuru ya nyayo nyamakuru, tubabwira uburyo ki byagenze, ndetse tunabasobanura amakuru ya nyayo twaje kuba twayamenya. Rero Vestina akomeje kugenda agarukwa n'abantu batari bake, dore ko abantu benshi bagendaga bavuga post cyangwa se bashyira hanze aya comment, banatanga comment ku ndirimbo zabo bavuga ko bamukumbuye, dore ko yari yaramenyekanye ku kazina aho yise Tina, akazina k'akabyiniro, ndetse abantu benshi baza kuba bagakunda cyane, dore ko muri comment z'indirimbo zabo ndetse n'ahantu hose bakoreye ibitaramo, comment nshya, abantu benshi bajyaga bavuga ko bakumbuye umuntu bita Tina cyangwa se Vestina, dore ko hari inkuru nyinshi zagiye zivuga kuri aba bahanzikazi, aho bagiye bavugwa mu bintu bitandukanye, ndetse ko no kuba Vestina yaravuye ku mbuga nkoranyambaga atakigaragara cyane, dashoboka ko yari muri mu gihe cyo kwitegura kubyara, cyangwa se inda yarabaye inkuru, bikaza kuba byaba ngombwa ko yaza kuba yabaritse imbuga nkoranyambaga, ndetse no mu buryo bwo kugira ngo yirinde, dore ko y'abantu benshi bazi amakuru ye, cyangwa se abantu benshi bazi uko gahunda zimeze ndetse n'ubuzima bwa Vestina bumeze, iyo baza kumenya ko atwite bari kubibyaza umusaruro
umumaro, ndetse bakaza kuba babivugaho inkuru nyinshi zitandukanye mu buryo kugira ngo babone views. Ibi akaba ari byo bintu bishobora kuba byaratumye yirinda imbuga nkoranyambaga, ndetse akaza no kuba yabigira ibanga, ndetse kugeza ubu ngubu amakuru tugitegereje no kugira ngo tumenye neza niba iyi nkuru ari ya nyayo cyangwa se niba ari inkuru y'ukuri nyakuri, kugira ngo tuze kuba twaba updatinga ndetse tubabwire n'amakuru ya nyayo tuzi neza 100% uko gahunda imeze. Rero mu magambo make navuga ko Vestina ibingibi ashobora kuba yarabikoze mu buryo bwo kugira ngo arinde izina rye, kuko ni umustar ndetse ni ikintu kigaragaza ko bamaze kuba bakubaka izina mu Rwanda ndetse bakunzwe cyane, bikaba byatuma abantu benshi babavugaho bitandukanye. Rero ni mu buryo kugira ngo bibe ibanga, ndetse amakuru ntituyamenya turaza kuba twaba updatinga. Ukisabona kwanda subscribe. Ciao ciao.